byabo no ku maboko yabo. Kuko iyo ufite umwera, umubiri ufite umwera utisize amavuta, urandika ugasoma, none ugafata umwana ufite umwera nkakwandikira ko nkwereje umwana, nkakwandikira mbese mu Giswahili wa mwana ntakizi kuko ntamwijana nanse ukuboko tishira runaka, genda umwereke namwandike ndimbo nshuti yanje uno munsi mfite abashitsi nifuza ko nawe wabuhari ndagutumiye. Umwana akagenda nakavuga kakwereka ugasoma uti ndavyumvisha uti ngwino hano sha nawe ugafata uko wandikisha akatsi giti wamwera w'umwana basubije ndaza mukanye ndaje. Donc enti mwasigaga abana amavuta kugira ngo babe amatablo abana ati basigwaga amavuta kugira ngo babe amatablo. No mu biraro twagira amavuta twaga dusiga amavuta era yenga yakere yitoko tukayanga tukayazira. Yego nje uyu ngure none se kunywa inzoga kuri mwebwe ni icyaha cyangwa se icyaha kumeze murayibona. Ndabatumye musogongere ndetse mfite imivinyo mfite biere mfite n'izindi zakozwe hano mu Rwanda nziza cyane. No kuvuga ngo kuri mwe nta kibazo kirimo. No ikibazo kirimo no gusinda. Ikibazo kurimwe no kujya gusinda ikuyobya. Kurya kuyoba hari guhe utakaza umutwe ukavuga amagambo adakwiye ukarwana n'abantu ukiyandagaza tuvuge hakaza ibigeregezo byinshi byo ku mubiri ko gusambana n'ibindi birashoboka ibyo ngibyo, ariko inzoga yonyine si icyaha. Icyaha nicyo ikiyivamo kandi ukacyemera nawe, icyo utacyemeye ntigitworeka azagaruka neza. Sobanura kuri aka kantu. Iyi rero ni huguru narisomye ngaha mu migano ya hano. Mbwira ababikira batazabumva amateka yacu ko twabaye abakristo. Iyi ni tableau. Iyi ni tableau twazi kwiga kwandika ukazana ya makaramu ya idafite intuze encre ngubwina mugani wacu mu Kinyarwanda wino crayon Giswahili crayon. Iyo wandisa urandika ukandika ugasoma ukandika byose nakwandika nkuza amagambo kayiho umwana ntekera runaka kayigushyira ugasoma ukabyumva washaka wanasiba ukandika ibindi ukansubiza. Iyi ni tableau ariko ni huguru y'umugano barabikoresheje cyane muri myaka ya 1985 tukiri mu minembwe ariko turi mu biraro kuri Nyamari Nyamizungu hariya mu ntuze mu ahantu hose hari imigano twakoresha n'amahuguru kwandikira. No kuvuga ngo batangiye kwiga kera nibi bakoreshaga nk'amakaye barge batagiye mu mashuri. Oya abatagiye mu mashuri abatari mu mashuri abantu benshi bacu bize batagiye mu mashuri. Yego kabakuru banje bose tabagiye mu ishuri n'umwe bagiye mu bindi ariko narambuye wambaje urupeta nshaka kujya muri byose. Yego ngusubize ku rupeta rero. Uru rupeta naco ari ikimenyetso cy'ubusenyeri. Subupadiri umupadiri ntiyakwambara urupeta nkuru. Hariho nkuze muri bambaye impeta ntoya gatoya agashyira ku rutoki cyangwa ahangaha. Ikimenyetso cy'ubusenyeri kuko n'abashyinguye bafite abagabo n'abagore barazambara abahawe abashyinguye mu bukuri mu nzira nziza katolika protestant même laïque même les païens bambara impeta. Ni alliance yingiye alliance niki kuko ngo mwahawe mwanywanye gihango n'Imana. Cya gihango ikinywana nabi baguhaye ngo uzabayobore. Nuvuga ngo mwarashingiranywe nabo ni nk'ubukwe. Cyo gihango twabigereranye n'ubukwe. Safeke y'impeta yanje ibwiye ababizi ko mfite ahantu nayoboye nkamusenyeri naho ntakiyafite muri Gatolika yose ndemewe ni mu murongo w'abayoboye. Icya kabiri buri musenyeri ahitamo yashatse zigira ishusho nyinshi. Nje nanditseho nashyizeho inuma hejuru hariho inuma mwana yirewe mukayireba hariho inuma urabona ko hari inuma. Iyi niyo nashyizeho abahanga barayicora bayishyiraho ndayibasobanurira. Muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Mugorore One TV.